Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo twabasha kubikuza hano muri Nexacoin. Naje gusanga hari abantu benshi batazi uburyo tubasha kubikuza hano muri Nexacoin, kandi ubwo buryo bwabashije kugera ahangaha muri application cyangwa se muri mining ya Nexa. Mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri video, hanyuma niba hari igitekerezo ufite ucyandika muri comment. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Dariyusi Tech, unkandire subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Niba uzi neza ko utamininga iyi mining ya Nexacoin, wareba aho ngaho link muri description cyangwa se ukareba iyo referral code iraza kugufasha kujoininga iyi Nexacoin. Uraza guhabwa amabonasi agiye atandukanye. Hanyuma niba uzi neza ko ureba video uri gutaraguritsa, iyi video ntiwirirwe uyireba, uyikomereze urebe izindi video, bitewe nuko iyi video ireba ba bantu basanzwe bamininga iyi mining, cyangwa se ba bantu bashaka kujoininga iyi mining badakeneye kwihutisha, bitewe nuko amakuru arimo n'ay'ingenzi cyane buri muntu wese akwiye kumenya. Nta kindi tugiye guheraho rero, tugiye kureba uburyo tubasha kubikuza coin zacu. Nkuko ubibona ahangaha urabona ko mfiteho coin ibihumbi 2, kandi mu by'ukuri hari izindi coin 8,000 nabashije kubikuza. Reka nze mbibereke neza, reka tuze muri metamask, mbibereke neza akantu kukandi. Niba utazi gukoresha metamask, wareba amavideo aho ngaho kuri YouTube. Abantu benshi baba barazikoze bigisha uburyo iyi metamask ikora, cyangwa se trust wallet, bitewe nuko iyi Nexacoin ibasha gukorana na metamask ndetse na trust wallet. Nkuko ubibona, urabona ko hano mfiteho ibihumbi 8 by'idolari. Nkuko ubibona mfiteho ibihumbi 8 by'idolari. Noneho ibi bihumbi 8 uje ukareba ahangaha, reba hano handitse Nexa, hano Nexacoin, urabona ko dufitemo coin ibihumbi 8. Urazibona, dufitemo coin Nexa ibihumbi 8. Hanyuma uje ukareba hano amafaranga zihwanye n'amafaranga miliyoni 8, ubwo ni ibihumbi 8 by'idolari. Ibihumbi 8 by'idolari birimo nka miliyoni 13 z'amanyarwanda. Noneho ku bantu mudasanzwe mufite iyi Nexacoin muri metamask yanyu, cyangwa se muri trust wallet. Hano muri metamask tuza hano, iyo tugiye gushyiramo indi iyi coin, iyo tugiye kuyishyiramo hano muri metamask, turaza hano kuri aka kasaraba tukahakanda. Hanyuma iyo tumaze kuhakanda duhita tuza hano kuri customer ahangaha. Niba udafite metamask, nakubwiye ngo ugomba kureba video zigisha uburyo wabasha gufunguramo account muri metamask kugira ngo nawe ujye ubasha kuyikoresha. Hanyuma nitumara kuza hano kuri custom, turahita tugaruka ahangaha ndetse select network. Hano turaza tuhakandi, bitewe nuko iriya Nexacoin ibasha gukorana na BNB Smart Chain cyangwa se BP20. Turaza hano dushyiremo hano, turaza hano kuri BNB Smart Chain. Hano aba ariyo dushyiramo. Nitumara kuyishyiramo hano baratubwira ngo dushyiremo token ahangaha, cyangwa se wallet address cyangwa se contract address, bitewe n'uburyo uyita. turajya kuri X, kuri Twitter, turaza kuri X. Hanyuma nitumara kugera kuri X twandikemo Nexacoin. Nababwiye umuntu uzi neza ko areba video yihuta ari kwiruka, ave hano iyi video ntayirebe, bitewe nuko iyi video ntago imureba. Turaza turebe Nexacoin account. Hanyuma nitumara kuyireba tuze turebe, dore ngiyi iyi post ya mbere ibanza, batanze token cyangwa se contract address. Dore ngiyi iyi ni token yabo, turaza tuyikande. Hanyuma nitumara kuyikanda tuze dufate tuno tugambo, turaza dufate iyi contract address. Iyi ngiyi, sorry gatoya kanze yibereke contract address, dore ni iyi ngiyi turaza tuyikopi gutya, urayibona tuyifatiye copy. Tuza dufate copy. Nitumara gufata copy dusubire inyuma tujye muri metamask. Turaza muri metamask tuyadingemo, tugiye kuyadingamo, kanze mbibereke.
uraza hahandi n'ubundi kuri ka gasaraba hano, kuri aka gasaraba uhakande, numara kuhakanda uze hano kuri customer uze uhitemo ya network BP20 cyangwa se BNB smart chain, hanyuma uze ushyiremo ya token yawe hano, uraza uyipestingemo hano ahangaha nkuko ubibona. Hanyuma numara kuyipestingamo urahita uza ukande hano handitse next hano. Icyo gihe numara gukanda hano handitse next, icyo gihe urahita uyibonamo hano, urayibonamo hano ahangaha, dore ngiyi urayibona. Ariko nimara kuza iraza nta coin nimwe ufitemo, birumvikana ko nta coin nimwe ufitemo, ari nabyo tugiye kureba uburyo coin zawe wabasha kuzigezamo hano. Okay, noneho ubwo ni uburyo bwa mbere mbashije kubereka uburyo wabasha gushyira iyi token mo hano muri MetaMask. Hanyuma nitugaruka hano muri NEXACOIN, turaza hano kuri iki gice cya withdraw cyangwa se kubikuza. Hano kuri withdraw no kubikuza, birumvikana. Hanyuma nitumara kuhakanda, ikintu turi buhite tugeraho cya mbere ni ahangaha, bahita tubwira iyi message important message cyangwa se important notice. Okay, noneho hano baratubwira ko withdraw will be located after, bikuvuga ngo hano bari kutubwira ko kubikuza bizafungwa nyuma y'iminsi 15. Nyuma y'iminsi 15 kubikuza bizahita bihagarikwa, hanyuma hazaba hakurikiyeho icyiciro cyo kulistinga iyi coin. Dore ngibi ni ukuvuga ngo nyuma y'iminsi 15 kubikuza bizahita bihagarikwa, hanyuma bahite baristinga ino coin. Ubwo icyo bashatse kuvuga ndaje ntigusobanurire mu kanya. Okay, noneho nituza hano baratubwira ngo new withdraw request. Hano baratubwira ngo kugira ngo wemererwe kubikuza, bikanze mbereke aka kantu hano. Kubikuza uhera kuri coin NEXACOIN 10, ngo no guhera kuri NEXACOIN 10. Hanyuma gas fee bagukata BNB, urabibona BNB 0.3, mbega nyine izi bagukata, reka mbibabwire nyine mu magambo magufiya, izi bagukata mu madolari ni idolari rimwe rituzuye, bitewe nuko hano ni ibice 97, I think 97, ubwo ni idolari rimwe. Kugira ngo wemererwe kubikuza coin zawe za Nexa, kano kantu nkasubiremo nongere nkababwire neza cyane, bitewe nuko niko kari gucanga abantu benshi cyane. Kubikuza tuvugende urugero, ngewe mfiteho coin 2000, kugira ngo nemererwe kuzibikuza bankata idolari rimwe cyangwa se uduce twa BNB 10, ubwo ni ibice, ni uduce nyine 89, ubwo nyine ni idolari nyine, mbega muri make mu bifate gutyo ni idolari. Ubwo nabikuza Nexa 10 barankata zira BNB. Ubwo niba ufiteho Nexa nk'ibihumbi 5 cyangwa se 2000 cyangwa se Nexa 200, ubwo niba ukeneye kuzibikuza baragukata izi ngizi. Noneho izi ngizi kuzigukata ni gute? Ni mu buhe buryo? Uraza hano urabona hari contract address batanze nkuko uyibona, uraza uyikopiye no contract address, uraza uyifatire copy. Hanyuma numara kuyikopiya, kamanze mbereke kano kantu, numara kuyikopiya urahituza muri MetaMask cyangwa Trust Wallet cyangwa se kuri Binance, bitewe n'ahantu ushaka. Hanyuma uze urebe, uraza urebe ino BNB iyi, bitewe nuko hari ni BNB, nababwiye ko ari BNB badukata. Uraza urebe BNB, urebe ko ufiteho idolari rimwe, hanyuma numara gusanga ufiteho idolari rimwe, uraza ukande kohereza, ndakeka murabizi, uraza ukande send. Ngo hano ndi kwereka nyine abantu musanzwe muzi gukoresha iyi MetaMask. Niba udasanzwe uzi kuyikoresha nakubwiye urebe amafiteo abikwigisha. Hanyuma numara kureba ahangaha uraza ushyiremo bya bice, urashyiramo 0.003 iduce hajya twabonye ari ibice 89,898. Ibi nibyo bice urashyiramo, bitewe nuko ngiye ntabyo mfiteho, ntabwo biri bukunde. Dore ngibi idolari ntabwo rigezemo, ni ibice
ibice 0.98 idolari ntabwo rigeze. Hanyuma nurangiza ukande send, numara gukanda send urahita ushyiramo ya address dukopiye, hanyuma wohereza ubira bice. Kanze mbere kutwo noherereje nge, dore ngutu BNB, dore ngizi zo noherereje, dore ngizi urabibona zihwanye n'idolari rimwe rituzuye, guys. Ibi bintu byo kohereza hano izi nuze. Hanyuma numara reka nze manze kwanze mbabwire kano kantu, numara kohereza urahita ukanda kuri ya message woherereje, urahita uyikandaho, hanyuma uze urebe uraza ukande hano nyine uze urebe transaction hash, dore ngiyi uraza uyikopi, uraza ufate copy kuri transaction hash, dore ngiyi dore ngiyi aho uri bwoherereze hose urafata iyi transaction hash, numara kuyifata usubire muri hahandi muri Nexacoin, hanyuma hari ahantu urabona handitse ngo transaction hash paste, aho ngaho ugashyireho, nurangiza uhita ukanda request cyangwa se submit. Ugikanda submit, icyo gihe coin zawe ubikuje coin, icyo gihe barahita bagira ute, urategereza hagati y'iminota 30 I think n'iminota 40. Numara gutegereza hagati y'iminota 30 n'iminota 40 barahita baguha form, noneho sasa imeze gutya, ngiye imeze gutya, bahita bakwereka coin zawe, ufite muri balance hano, bakwereka coin ufite muri balance, hanyuma uze uhitemo niba ushaka kubikuza. Wenda urugero dushaka kubikuza, niba dushaka kubikuza zira coin zacu, turahitamo hano buno buryo barakubwira ngo uhitemo type wallet. Hano nukuvuga ngo nyine bari kuduhitishamo wallet. Wenda urugero twe dushaka guhitamo metamask cyangwa se trust wallet, sibyo? Bitewe nuko ngiye nkunda gukoresha metamask, niyo ikunda kunyorohera, ikaba ariyo mpitamo. Hanyuma numara kuyihitamo urahita ugenda ufate address yawe, urahita ufata wallet yawe. Wenda urugero ni iyi, turaza tuyikopiye hano, nababwiye umuntu uzi neza ko atarutsa video nta kintu iri bumumarire. Hanyuma uze ufate, bitewe nuko iyi Nexacoin ikorana na BNB Smart Chain, uraza ukopiye kano, uraza ukopiye akangaka, uraza ufate copy kuri BNB, hanyuma uze uyipestingemo hano. Iyi ni wallet yanjye, ipestingemo hano ushyiremo coin ushaka kubikuza hano, bitewe nuko ngiye mfiteho. Uraza ubanza urebe balance ufite 1700, reka nze nzishyiremo, uraza ushyiremo coin 1700. Hanyuma numara gushyiramo coin 1700 uhita ukanda submit withdraw request. Hano icyo gihe urabubikuje, izi coin zawe zahita zijya hano hasi, zahita ziba pending. Hanyuma nizimara kuba pending, nibazemerera ko zigera muri wallet yawe, hano zirahita ziba approved. Urabona ko nge noherejemo coin 8,000. Hanyuma izi coin nanone ntabwo nemerewe kubikuza inshuro ebyiri, nemerewe kubikuza inshuro ebyiri nyuma y'iminsi 10. Bikanze wenda mbereke urugero, reka nsinze mpakande, urebe. Urabibona ko hano barambwira ko ntemerewe kubikuza nanone. Ubwo nubikuza dukeya, ibyo nibikureba, uzongera kwemererwa kubikuza nyuma y'iminsi 10. Kandi nibuke ko kubikuza bizahagarara nyuma y'iminsi 15 hano. Kubikuza bizahagarikwa nyuma y'iminsi 15. Ubwo urumva ngewe zira coin 8,000 nabikuje zahise zingeraho muri wallet yanjye. Ubwo ntegereje ko iyi coin iba listed. Ubwo niba listed, niba bayirocinze zira coin, nzaba nemerewe kuzibikuza. Izi coin izi ngizi zirimo hano, izi ngizi zihwanye n'amadolari 8,000. Izi ngizi icyo gihe nzaba nemerewe kuzivunjamo izindi coin zose nshaka, nemerewe kuzivunjamo amadolari, nemerewe kuzivunjamo mbega nyine nemerewe kuzivunjamo coin yose nshaka igihe yabaye listed, nitatubera scam. Hanyuma hari abantu benshi nyine barabavuga ngo imishinga nyine ngidusaba amafaranga ni scam. Guys, byo nibyo, nta nubwo muba mwibeshye pe. Abantu mutekereza ko umushinga usaba amafaranga ari scam, ntabwo muba mwibeshye. Ariko mu gihe
mu gihe nuze urumva iyi nuze iyi Nexacoin nibiri gusaba kubikuza igasaba ibice bitageze no mu idolari, urumva ntabwo wabura gufata iyo risk. Idolari ni amafaranga wakurya ukagira ukababara birenze, oya ntabwo ari amafaranga. Kandi bino bintu dukora akenshi nyine ntabwo uko byagenda kose ntabwo tuzi ibizagira ute bizaduha amafaranga n'ibitazayaduha. Niyo mpamvu rero tuba tugomba gufata risk tukareba ko bizagira ute byatugirira akamaro. Idolari rimwe ntabwo ari ryinshi ryatuma udafata risk ngo ubashe kugira ute ubashe gukora iki gikorwa, dore ko ntawamenya nkuko dushobora kujya kubona tukabona byanyabyo nyine iyi ngiyi iduha amafaranga. Noneho kugira ngo ibe listed nyine ijye ku isoko biri official, harabura urabona ko iminsi iri countdown, harabura iminsi 95. urabibona iminsi iri countdown, ubwo na amezi 3 n'iminsi 5 I think, ubwo na amezi 3 n'iminsi 5 niba ntibeshye. Okay, nkuko mubibona rero iyi niyo update nayo mbafitiye muri Nexacoin yo kubikuza. Ushize naberetse uburyo tubasha kuguramo coin, noneho mberetse uburyo tubasha kubikuza zino coin zacu. Bibutse ko coin zageze muri Trust Wallet cyangwa se MetaMask. Icyo gihe iyo coin igiye ku isoko, iyo ibaye listed, icyo gihe birakorohera cyane kuzibikuza, ni iminota 0. Kuzibikuza ari amasegonda, urabona ko coin zazindi 8,000 hano muri MetaMask zirimo zangezeho. Gusa ibingibi ntibikugire nuze ngo uvuge ko iyi coin igize nyine amafaranga gutya wayabonyemo hano ngo wayabonye ngo gutya ntabwo ibi ntabwo byari byaba amafaranga, kuko ibi buri muntu wese yabasha kubikora. Ibi ntabwo byari byaba amafaranga utabona bimeze gutya ukagira ngo amafaranga ngo yarangije kukugeraho ngo ubwo ahita yabikuza kuri mobile money. Oya, ntabwo yari yaba amafaranga nyirizina mu gihe itari yajya ku isoko, mu gihe itari yaba listed ntabwo yari yaba amafaranga. Biriya tubikora mu buryo bwo kugira ngo uyu mushinga nyine nkuko babivuga hano ngo nyuma y'iminsi 15 nta muntu uzaba wemerewe kubikuza, kugira ngo natwe tube turi tayari, hanyuma niba listed natwe tuzahite tuzigurisha. Urabona ko imaze kujoiningwa hafi ibihumbi bigiye kuba 200, 196 n'abantu 393. Urumva ko imaze kujoiningwa n'abantu benshi cyane. Iyi coin niba utari kuyimayininga, uyimayininge ushyiremo imbaraga, bitewe nuko iyi coin ntawamenya nkuko ndi kubivuga ishobora kuduha amafaranga ya Okay, twonye dusubire mu izindi video rero na Dariyusi Tech. Niba hari ikibazo ufite cyandika muri comment, niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikintu ushaka kutubwira wakitubwira, nta kibazo muri comment. Ibitekerezo byanyu turabisoma ndetse tukanabisubiza. Hanyuma niba ugiye kuza muri uyu mushinga wa Nexacoin, link muri description, invitation code cyangwa se referral code kuri screen yawe irahari. Hanyuma nanone niba ukeneye kuza muri WhatsApp channel cyangwa se WhatsApp group, link ziba ziri aho ngaho muri description cyangwa se muri comment, mbana zipininzemo wabasha kutujoininga. Twongeye dusubire mu zindi video.